ni inkuru itunguranye ariko kandi ni inkuru mpamo. Ishimwe Dieudonné alias Prince Kid yafatiwe muri Amerika, aho yafashwe n'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka hariya mu mujyi wa Dallas, aho yari atuye. N'ubundi akaba yarafashwe kuwa 3 Werurwe 2025 nk'uko bigaragara muri izi nkuru twagiye tubona zanditswe n'ibitangazamakuru bya hariya muri Amerika bihamya itabwa muri yombi rya Ishimwe Dieudonné. Ishimwe Dieudonné w'imyaka 38 wari uri gushakishwa n'ubutabera bw'u Rwanda, akaba yarafatiwe ahitwa i Fort Worth kuwa 3 n'ubundi Werurwe nk'uko nari nabibabwiye muri uyu mwaka. Ishimwe Dieudonné yamenyekanye nka Prince Kid mu gutegura amarushanwa ya Miss Rwanda. Nyuma yaho aza gutabwa muri yombi akurikiranweho ibyaha bitandukanye bifite aho bihurira n'iri rushanwa. Ishimwe Dieudonné yaje kuba akatirwa igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Nyuma yaho aza kujurira ariko biranga bibi by'ubusa, agera mu rukiko rwisumbuye aburana ku cyaha. Icyaha arakiburana mu bihe bitandukanye. Murabizi uko byagiye bigenda, biza kurangira abaye umwere, ariko kandi ubushinjacyaha buza kujurira iki cyemezo. Atarakatirwa cyangwa ngo aburane, yaje gukora ubukwe na Miss Iradukunda Elsa. Abantu babihumugisha bati Ishimwe Dieudonné noneho turabona asa nkoho ari mu bantu ntaho kujya hahari nyuma yuko akoze ubukwe. Ariko urukiko rukuru suko rwabibonye, ahubwo rwahamije Ishimwe Dieudonné ibyaha byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba no gukoresha imishamubiri ishingiye ku gitsina. Bityo icyo gihe urukiko rukuru ruza gukatira Ishimwe Dieudonné igifungo cy'imyaka 5, hari kuwa 13 Ukwakira 2023, nyuma yuko ubushinjacyaha bwari bwajuririye icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwamugize umwere kuwa 2 z'ukwa 12 2022. Ndi kugira ngo mbibutse inyuma gatoya, ariko murabyibuka benshi ko byagiye bikurikirana. Muribuka ko Ishimwe Dieudonné agifungurwa hacimo amezi make, mu kwezi kwa 3 ahita akora ubukwe, mu kwezi kwa 5 arongera araburana, mu kwezi kwa 10 arongera arakatirwa igifungo cy'imyaka 5. Ishimwe Dieudonné yashyikirijwe impapuro zimusaba kwitaba nyuma y'uko leta y'u Rwanda cyangwa se guverinoma y'u Rwanda yari yaranditse isaba ko yatabwa muri yombi nk'uko byatangajwe n'abayobozi b'ibi biro bishinzwe abinjira n'abasohoka hano mu mujyi wa Dallas, nk'uko babigaragaje cyangwa nk'uko babivuga, nk'uko muri kubibona muri iyo nkuru. Abayobozi kandi bakomeza bagaragaza ko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwari bwatanze icyemezo cyo kumuta muri yombi kuwa 29 z'ukwa 10 2024. Ngira ngo aho ngaho muri kubibona kuri icyo gika kivuga ngo the Prosecutor General of Rwanda issued a warrant of his arrest for rape October 29, 2024. Yes. Naho ngaho rero murabibona ko ubushinjacyaha ari bwo bwatanze cyangwa se bwasabye iki kintu cyo guta muri yombi Ishimwe Dieudonné. Ishimwe Dieudonné nk'uko bigaragara yaratuye ahitwa i Fort Worth, aho naho nyine yafatiwe. Ahangaha akaba yarahatuye ariko nta byangombwa afite byemewe byo kuhatura, gusa akaba yarinjiye muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko nk'uko bigaragara. Ariko kandi muribuka ko ubwo Trump yarahiraga kuyobora iyi manda ye, yagaragaje ko abantu ibintu bimwe mu bintu agomba gukurikirana cyane ari ikijyanye n'abimukira. Ariko kandi murabona ko Ishimwe Dieudonné we biru umwihariko, kuko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwari bwaratanze ubusabe n'impapuro zo kumuta muri yombi nk'umuntu wahamijwe ibyaha bitandukanye, akanahabwa igifungo cy'imyaka 5. Ariko Ishimwe Dieudonné nk'uko mubizi yagiye ntacyo akoze. Nk'uko rero amategeko abiteganya, itegeko riteganya ko cyangwa se itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ryasohotse mu 2018, rigaragaza ko utorotse gereza cyangwa kasho, yaba imfungwa cyangwa umugororwa, uwo abakoze icyaha. Rikagaragaza kandi ko iyo bihamijwe n'urukiko
ko icyo cyaha yagikoze, ko yatorotse gereza, ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kandi kitarenze imyaka 5. So ni ukuvuga ngo rero nk'uko byumvikana Ishimwe Dieudonné yari yakatiwe igifungo cy'imyaka 5, ubwo iki cyaha nacyo cyiyongereyeho akagihamywa n'urukiko, ishobora kuba 8 gushyira ku 10 ariko ntiyarenga 10. Ariko murumva ko bitoroshye, ntabwo byoroshye kuko mu byumvikana byo Miss Iradukunda Elsa nk'umutambukanyi cyangwa umufasha we, niba ari muri Amerika ntabwo umugabo yaza wenyine, ibyo byose agiye gufungwa ngo surviving gutyo, umudamu nawe agomba kuhaba kugira ngo ajye amuba hafi. Murumva ko bigenda nyine bifata indi ntera. Ni kese yabaye ndende cyane, ni kese yaburanweho igihe kirekire, kese yagize igisobanuro kinini nyuma y'uko umukuru w'igihugu ayivuzeho ubwo yari muri kongere ya RPF, akagaragaza ko nawe yamenye iby'amakuru y'ibibera muri Miss Rwanda binyuze muri RIB. Ariko kandi byagombaga kuba binini kuko Miss Rwanda ryari irushanwa rimaze kuba rinini cyane, dore ko amakuru agaragaza ko nta gihindutse umwaka wari gukurikira byashobokaga ko u Rwanda rwa hostinga Miss World. Bigaragaza ko rero ari umushinga wari umaze kwaguka. Ishimwe Dieudonné tubibutse ko nyuma yo gukatirwa igifungo cy'imyaka 5, ibi byaje no kugira ingaruka ku munyamakuru Jean Paul Nkundineza. Jean Paul Nkundineza asagwa n'amarangamutima, akora ibyaha bitandukanye ariko bifite aho bihurira n'iyi kese ya Ishimwe Dieudonné, nk'uko nawe yabivugiye mu rukiko ati nari mfite amakuru menshi cyane kuri iyi kese ya Ishimwe Dieudonné cyangwa se kese ya Miss Rwanda, nicyo cyanteraga ibi. Ariko murabyibuka ko byaje kurangira nawe afunzwe, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rukaza kumuhamya icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha nyuma y'ubujurire yari yatanze ku cyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwari rwamukatiye imyaka 3, birangira nawe akatiwe imyaka 2 y'igifungo, ndetse aza no kugiramo ibihe bitandukanye twagiye tubabwira, yaba gukubitwa yaba iki, nyine nawe igifungo kimubana igifungo. Ariko ni kese yabaye nini cyane, ni kese twakurikiye umunsi ku munsi. Murabyibuka ubwo Ishimwe Dieudonné yabaga umwere, agizwe umwere n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, uburyo yagiye kwakirwa ku igororero rya Mageragere. Muribuka ukuntu byagiye bigenda mu bihe byo kuburana kwe, yaba abatangabuhamya bitavugwaho rumwe, murabyibuka cyane, yaba umuhezo Prince Kid avuga ati ngenda ashaka kuburanira mu ruhame abantu bakamenya uko ibintu bimeze, ibintu bikaza kurangira n'ubundi abantu baburaniye mu ruhame mu rukiko rukuru ubwo ubushinjacyaha bwajuriraga. Murayibuka iyi kese yaranzwe na byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko kugeza ubu ngubu murabyumva ko Ishimwe Dieudonné ari mu maboko ataraye, mu gihe ibi biro bitegereje kumenya ikizakurikiraho. Ubu biramufite, ari mu maboko yabo mu gihe hategerejwe kumenya icyakurikirwa. Ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka mu bo byakotinze cyangwa se byashimiye bigaragaza ko babafashije muri iyi operation, harimo na FBI. Na FBI rwose yarashimiwe cyane. So rero ngibyo ibya Ishimwe Dieudonné alias Prince Kid, abenshi bagiye bavuga baspekira aho yaba ari, abandi bakavuga bati rwose niba nariyo nagumeyo. Ariko murumva ko ubushinjacyaha bw'u Rwanda nabwo ntago bwacecetse, bwaravuze buti umuntu niba ahamijwe ibyaha naze akore ibihano bye nta kabuza. Ngira ngo nk'uko muri kubibona muri no nkuru, hari nka hano kuri kino gika aho umuyobozi w'ishami rishinzwe ibikorwa bya Ice Dallas witwa Josh Johnson wagaragaje, yagize ati hari abanyamahanga bahunze bagerageza guhunga ibyaha byabo, ati aho bari hose tuzahabasanga, ati twebwe
tuzakorana ubudahwema na leta, abafatanyabikorwa, ndetse icya mbere ni ukubahiriza amategeko no gukuraho ababangamira umutekano rusange w'abaturage bacu. Muri kubibona muri iyo nkuru ko ariko yabitangaje, urumva ko Ishimwe Dieudonné ashobora kuba yafatiwe n'ubundi mu bifite aho bihurira n'icyemezo cya Trump aherutse gutangaza, avuga ko ikintu mu byo agiye kwitaho harimo n'abimukira, yaba abadafite ibyangombwa byemewe, nk'uko Ishimwe Dieudonné nawe ibi biro byagaragaje ko hari ibyangombwa byahari atari afite, n'ubwo bwose yinjiye muri Amerika mu buryo bwemewe. So rero reka dutegereze, tuzakomeza kureba ikijya mbere, turebe ese Ishimwe Dieudonné azazanwa mu Rwanda nk'uko tujya tubona abandi banyabyaha bamwe na bamwe bajya bazanwa. Ese Ishimwe Dieudonné nubwo iyi no immigration imufite ntabwo iramurekura, ntawamenya ikiri bukurikire, nabo bavuga ko bategereje kumenya ikizakurikira. Ubwo rero ibyo byose ni ibyo gutegereza, tukabihanga amaso tukareba uko bizagenda. Ntabwo kuyavuga ariko kuyamara, reka twihanganishe umuryango wa Ishimwe Dieudonné, uyu ibyo ari byo byose ntabwo wishimye, ariko kandi tubwire felicitation ubushinjacyaha, kuko ubwo ni ukuvuga ngo niba bwarasabye ko yatabwa muri yombi akaba yafashwe, ubwo ibyo byose buri successful, cyangwa se muri rusange ubutabera ubwo ngubwo twavuga ko bubonetse, kuko nabyo byaravugwaga bati se mwagiye mubona amaspace atandukanye, abantu bati niba umuntu akatiwe se kuki adakoze igihano, ati ntabwo ubutabera bwuzuye. Ariko murumva ko ubushinjacyaha nabwo butari bwicaye, bwari burimo bugerageza gushakisha Ishimwe Dieudonné. Havuzwe byinshi, abavuze ko ari muri Australia, abavuze ko ari i Burayi, abavuze ko ari Canada, birangiye agaragaye muri Amerika. Ngayo nguko rero, reka njyewe mpinira ahangaha. Niba utarakora subscribe kuri iyi channel, genda ukoze subscribe, ibindi nakagaruka. Mwakoze cyane, bye bye, ciao ciao, nawe utaha.